Pepe kumamagaye igitaraganya ngo bimeze bite? Umva kama. Ubu rero ndashaka ngo ngire inama nk'umuntu w'umugabo. Kugira inama umva. Ibyo nibyo rwose nkora nibyo natorewe rwose. Umva nkubwire. Aho ndimo neza ni muri deal. Hubwo wowe zo ngo haye deal. Ntuzakira uzazinduke. Nzaba mpari cyo dukora akazi duha amafaranga. Ariko sa usigaye ureba ntumbeshye. Ubusujya wunda kureba. Ntabwo ndimo kubona ko wambaye ijipo y'umukara n'agashati k'umutuku. Ariko na Romeo. Babona gute se kandi uri impumyi? Wakize ryari mwana? Hello. Amakuru sa? Allo? Oui. Amakuru yawe? Ni meza. Ariko sa reka nkubaze ikintu kimwe. Meza. Reka nkubaze ikintu kimwe niko sa. Ubwo bwo ntabwo urabona ingaruka koko? Ntabwo urabona ingaruka zo kwirata ubwiza? Waje ko nakonse nkeruka kuri station akaba ngizindushye. Ese ubwo reka nkubwire. Reka nkubwire. Ese ubwo naje ngiye nkatanga uburenganzira bwo kugurisha iyo nzu. Wabigenza ute? Nukwita kwinginze irengagiza ibyo byose nawe naragukoreye. Nukuri umbabarije. Ndakwinginze mbabarira nukuri. Byirengagiza. Oya ntabwo ngiye mbyumva. Ntabwo mbyumva nta na gatoya. Ngiye ubu ngubu namaze gufata umwanzuro, nafashe umwanzuro iyo nzu yo muryaniramo. Ubu ngubu ngiye kuyigurisha. Kandi ubwo ndagukupye. Tushira hano cyangwa munacari. Sinashaka ko bagakanya kubera kibahana. Ahubwo bawicaye muri sale bagakora. Atumiza ko kumata. Bise ni bikigana. Ntabwo uyu yageze hanga. Ntabwo wambwiye ko atabanga wamwirukanye. Abaje kwibabaza nyine. Ubundi se arinze yihonda hasi yashyaga yaruriki. Ntiyibabaje ariko gusa mbonye ko mvuye kumukorera akazi kamunaniye. Ngo akazi kamunaniye? Ariko kama ubu imikino murimo ahangaha niye ko ntari gusobanukirwa. Oya nta mikino turimo, imikino tuvuyemo siko tuwukineye mu gitanda kandi wumvise ko ndi umukinnyi mwiza ndacenga nkakata no kwizamu ngo po. Ariko kama waba waruzi neza ko indoto zanjye ari ukuzakata umugabo ubugabo bwiwe. Hanyuma ukabugira ute? Nkabufata nkabumwokereza nkabumuha kaburya kuko abagabo mumaze gufata abagore nkaho nta bwenge tugira. Njye Rebeka rero ndaza kubaha isomo. Ariko je nizere ko mubuzakata ubugabo ntarimo. Shimba umugabo rwose. Umugabo wari we wese watinyuka gushaka gukinisha ubwambure bwanyu mu nyungu ze bwite. Wongo azabira abandi urugero. Oya urinda uvunika se wabukase kino kigabo kiryamye hasi ko kitari no kumva. Ndakuruye. Kabagabo. Kamazuru shen. Kandi kamanzi waramwe nguzamagara kurongora Rebeka. None mpera sugeza usha. Ubigeza. Ariko se wumva kace kamazuru ka mugabo w'imbuga gusa nibindi. Reka nze nkwereke. Kamanzi. Let's go. Iyo mpabasanga nkabereka. Oya. Wa mugore we ungamana nawe n'umugabo wawe kuko mwumva bimemariye. Ariko na Romeo. Ariko saki. Ko mbona ukiri umusore ukaba wararuswe n'amagambo n'amatiku menshi cyane. Ubwo nusaza bizagenda gute? Ubwo none iyo mbonye ubona ngizwe n'amatiku gusa nta kindi. Sake ugizwe n'amatiku kuva hasi kugera hejuru wagira ngo watewe mu giti cy'amatiku.
wakagabo umva nkubwire aho kugira ngo usuhuze muri iki gitondo nk'umuturanyi wawe uje usakuza wasama gusa nta kindi kintu ukora. mba nkubwire wa mugore ushobora ndakaza gato nk'uponda hakugira capati. Ariko tugaba twimbwa ndatubona neza pe. Wowe sake utabona nkubaha uri kumva ukagira ngo we wandenze amavi. Nta mavi wandenze uri kumva. Wowe nshobora kugukubita ibyunzwe bikakurenga wakagawe gusa kamafuti. Nubwo njya gukubita umugore utari wanjye. Bwa mbere njya gukubita umugore utari wanjye. Sake uguri murasuta. Yesuwe. Asundi ubwo urasashye iki ko nzi kutabona. Azake nzakubwira igihe kingana iki ko uyu muntu amaze igihe kinatareba sigarebesha amaso y'umutima. Umutima ubwo sugira umutima sa umutima warawugira buri. Wabwirwa n'iki se warawangije ukakura mu gitereko cyawe. Asundi watishije ko ndaba uburimiro bwa kurenze. Komeza agenda byo kwahira inzarati zawe dore ko ari byo ushoboye gusa. Cyangwa usigaye ucukura inzira zijya kuzimu dore ko nta nakazi utashobora. Utaza kunsembura hakuribatira ahangaha nubura nakuri gasura. Nagusembura ariko ubundi sake ubona uri igiki mu bintu byose utabona nashize nakwihoreye ngo ugire ngo ubundi wakubona uhagaze umusore ngo ubundi ubona uri igiki. Singaho uje kunyurira koko urashaka kunyurira nkoretse ukintama zambarwa mbikwereke neza. Mbasake nta mwanya mfite wo kwirwa mpanganye nawe ko igihe cyo guhangana kwanjye nawe kiraye kandi cyagutegereje kandi uzakibona. Niko urashaka kumena y'inkari ukoresheje akadobo dore ko ari byo ushoboye gusa ibindi byakunaniye. Nose urashaka njye nkoresha ibase izo ntabwo zikunyuze urumva ugifite icyaka cyazo. Okay niba ugifite icyaka cyazo ndaje noneho ntegeza gatoya ndaje njye nuzuza ibase sibyo nizo ushaka sibyo. Nkoresha ibase se wazimeneshejeho icyo ukoresha usutwa nk'ako kadobo. Sake ibyiza biri imbere humura ndaje gato sibyo ibyiza biri imbere. Ntabwo utura umujinya mfite n'isoni. Bacira ibikoba. Wabaye naho ugeze nyine. Nagore wambonye se. Ni byiza. Ndabona noneho yagitwara gitaye ibitenge barakuyemo. Narambiye guhora mu gitenge nk'umukecuru. Ariko nibyo byuvuga. Rega Sake bamaze kumuntwara abana batoya bamujyanye najya ndeko niba yazangarukira. Ewe shangira gusa neza. Shana nibyimese na. Ariko nani bagiye kubaza ko Sake duhuye asa nabi acumbagira ubona mbese utamye ukuntu bimeze. Ntawe muhuye muri inzira kandi yararimo tuka muri inzira. Umva mwihore iriya mbwa ninjye wamaje kwihondagura. Ntimaze kumukubita umugize kuriya. Kuriya ariko ntabwo mwavuye ariko. Ubonye ukuntu ameze arasa nabi hamwe ubona ko noneho utamenya inzira avuyemo pe. Ahubwo Sake ndashaka kumuha gasopo ariko ku buryo azajya abona umugore wo muri uyu mudugudu wose akamutinya. Ariko ubwo ufite imbaraga wowe zakubita umugabo nka Sake kuko n'ukuntu nzi imbaraga z'abagabo koko. Nugize Sake kuri amufasha uramuhondagura kuriya. Oya uri muri ganira ariko narumiwe. Ahubwo agize amahirwe buri arirukanka undi mbamweretse. Oya mbashije kumirwa niba ugize Sake kuriya.
kuko uteye ubwoba. ubwo muraje ariko njye aguranye muri umudugudu rwose mwarancanze ubu baraje bajye bibicaza ari abahondagure ngo nta mbaraga mufite arya amabuye se ku buryo yakurusha imbaraga wowe Nanjye hano hepfo reka dukomeze tumanukane ariko ugiye gutuma nanjye nzaya ngutinya. ngiye kuzamuhondagura sangiza amahirwe ndakubonye noneho biri siriyo nuko ntabwo nakubeshya noneho akazi bampaye nemeye ugakora pe Nase nigeze nkuza kugakora cyangwa yezo nagiye nkwitambika imbere nkuza kugakora. munyumvira kandi ubuye nkucara kuba warabuze kera cyane Ariko ubundi wamuhuye umurihe tabi. Ubundi ubwo wazana inkoko akayitereka imbere yawe y'isake noneho akakubwira ngo yice wabasha kuyica. niyo myiturano ubu kuba ntarakwishe wamuye umuntu w'ikigoryi cyane utagira ubwenge cyangwa ufite ibintu binini cyane bigenda bizunguza mu muhanda mu buno nta n'umunota wamara utaranapfa ibyo wigira. Umva akagawe k'amafuti. Sinzanye gura nawe ngira ubugambo udafite rimwe na kabiri. Ese undi uri uvuga ngo kunyica wowe wanje kwiyica ko nta n'icyo umaze. Bakubona gusuhagaza agira ngo uri n'umuntu. Iyo ubundi wanje kwiyica wowe ko ntacyo umaze. Nkugiriye imbabazi utangiye kunzura w'umugara maze kubyemba. Ahubwo sinzongeye guhura nawe ko umunsi nahuye nawe nge nzakwica noneho ubone ko nta mikino mfite. Ntushaka kuvuga ko umuhigi abugiye guhinduka uhigwa numva ko bigeze ubu ngubu. Kumvikanye ko ubu ugiye kwica noneho uzakumbaza. Nyine byoroshye nyine tuganire. Oya reka nkwereke ubu nta mikino nsigaye. None nzakubwiza ashaka byose nta kibazo. Doko kimeze. Uretse ngiye guhigana namwe uraza kumbona. Mwebwe uretse urambona. Tambuka nje kukurongora. Tambuka munuka. Ese Sake kuva ryari wasaze ko ntabimenye? Umva nkubwire. Iminsi ni myinshi. Ariko uyu munsi bwo ntabwo ncika rwose nagusambanyije kandi ndabikubwiye. Ako se Sake ndakubwiye ko mfite ubwoba bw'ibyo ngibyo. Tware gake ubundi nkuremere bikurenge. Ntabwo se uzuri jambo mubwiye. Ndimo kumva muri ngiye amaraso arimo aratembera neza mu mutwe. Gusa urakoze ariko urakoze sheri. Kamanze ngubuhamya rero bw'amateka yanjye. Kagira inkuru. Umugabo wa mbere nahaye yabaye umusazi. Wa kabiri nyimara kumuha imodoka y'isi mu bwonga. Uwa gatatu yari yahuye. Uwa kane rero ni wowe. Biravuvane muri nigendera. Aya pe. Naone. Kandi Jean Paul adambwira ngo narasaza ndi ikimara nkamuhakanya. Shabana yanjye. Umva Sake. Ke? Aho kugira ngo ucike gutya nagukura hizose. Ni icyuma burya ugenda ni icyuma koko. Ushatse kuvuga ko utazi ko mfite isoko rigura ubugabo bw'ibigwari nkamwe. Nukuri umva nkubwiza ukuri urabizi ngewe nawe ntacyo dupfa nta kintu mpfa nawe utazananyubikira we. No urabizi turi inshuti sibyo reba hano nkubwire nukuri turi inshuti wenda Reka nkubwire Sake. Ini ncuro ya kabiri unyinishije. Indi ncuro nzagukura hizose. Urabona ngo uranyinisha. Muze vuvota. Agufuze gukora akazi. Wahora n'iki ko ajyanga abagabo muri aka gacaro umuzima wabateho kutademara. Ngo iki? Unyura n'abandi bibigwari. Sasa nanga bose baranze. Nta muntu umutanze ko nkora akazi neza. Urumva? Uravugisha kuri se barakuze cyangwa ni bimwe byane. Akusereka nkwibariza. Uri ubwiza ufite n'ubwawe cyangwa ntago ari ubwawe? Oya se ubwanjye nubwo banije. Ese ko ajya ngo nawe nagushaka kumwira ibyo wanyemereye. Kaka ntacyo kimwe nakwemereye. Eshwi ahubwo cyo numvise. Ntabwo kwishyamba ari amadayimoni ndabipinga. None sanze ko amadayimoni n'amahanga. Narabipinze rwose ntabwo nari mbizi ko byashoboka. Urandabye mbonamo muzi. Ugenda n'ibyuma reka ntabwo nabishoboye rwose. Zikuri imbwa koko umuntu umugabo wagira ngo wikanze inkwari. Niki
wagira ngo wabimenye neza neza n'inkware ariko se nkubaza izi nkware ziratukura ziratukura cyane n'umunwa wazo utukura abuze gato yarinyishe neza nuko nirukanse hebana kabona umuhamaguro inkware nkabona navango niwe muntu nzahereza ikiraka cyo kumwita umuntu kuko munoze ariko nkubwiza ukuri irambura muheto y'inkware nuko intunguye ngiye kuzagendana imitego nongera guhura nayo izabibona mva cyo nta bugabo bugutuyemo rwose nta kigenda cyane ngo nawe uraje ntabwo muse ngenda inzu urabaje muvuze ngo nguturemo ntabwo ngenda inzu urumva neza ntabwo ugiye kuba nk'aba bandi uranyishuriye ikibuga gusa no ntigendere ni wowe navuga ngo nzahakaza nkutira umuntu ukaba uri gutinya inkware nta kigenda cyawe Sara umunyamitwe ubu na n'ubusa nurebara akazi nk'aba basha kunyana mba ndimo ndababona wowe se abugira nabo bagira nabo utareba ariko ubundi ke nkubaze ari nkaho ugasanga umugabo arimo asoma n'abandi bakobwa ariko nako ndanagushinyaguriye ubundi ari nkawe wakora iki urakinyagura se nakubwiye ko nabuze umugabo ariko ubundi zira nkari wamenye aho zari zirimo ibiki zari zirimo uburozi umva nkubwire ugiye kujya ugenda wirukankana ibyuma mu masakoshi wiruka inyuma y'ikintu utazigera unabona njye mwana musanga akazi ndakurahiye ndabikubwiye nta n'uzongera guha n'amazi yo kunywa uvuze ngo iki sa uvuze ngo iki ndabivuze ugiye kuzabibona ariko nabaziye ngiye kubahagurukira umwe kuri umwe muraza kumbona Sara muraho neza amakuru si myinshi ese sawa usasazera usigaye ukicara hano wambuye ko nakwica abasazi bava mu bazima nawe ejo waba umusazi ubu n'igihe wemeye kwirirwa nzerera hirya no hino nkaho ntagira iwanjye noneho bivuze yuko waje kwiyahura nk'ubu koko gusanze nagutera icyuma ngo ntera icyuma gisa nta maboko mfite ubu hagiye kugurumana agiye n'uriya mugore arava ari umurambo cyangwa abaryeyi bagira umurambo ndumva noneho wakiyemeje pe reka nawe nicaye mbitega amaso se ko mbona nawe tubazindukiye twembi uje kureba ndera nshingiye inama umuntu yaje kureba nuko ncira hariya nyine numva impumuro yawe uvuga ngo reka nze ndiwe ko ariko n'amaso gace mu ryarya kweri ubuse ndagumuriye gute ndakaranze kubyo muhumurira ari ku isi ni hatari ubu se tuvuga yuko utisiga amavuta ku buryo wavuga gutyo ubuse urumva ari ndewe ndamutse nyama waba tuje kureba ndi hano ko hari imfizi y'akarere n'umurozikazi muri abo bombi harimo nk'ukugenza ariko ntabwo uzanywe n'amahoro yewe ndabona uzanye amatiku yawe ngaho reka nigende nawe usigaye u Rwanda n'iby'isi n'ubwo mbona byagusize sawa koze madamu